Gapa, gapasi. Gapa byuka mwana. Se mwana bimeze bite ko mbyutsa? Mwana uzi ko mbyukije n'imari ibitotsi wana? Ariko none narumiye koko. Ase mwana ubu uri gutekereza iki saa 7 zirageze none ngo ibitotsi? Gusa saba? Saa 7 nyine. Reka. None uzi ko mwana nigeze nitamo n'umuti n'umwe mwana. Ariko mwana izo sirenge zawe ubuzana none umuti niki none ndamenya uvuze. Nakotse mwana se ntabwo ufata mwana. Hano gomeruka kwitamo mwana kubera ibyana bisigaye bitamo inahigati sha happy. Ariko se mwana kutagiraga izo ngeso byaje kugenda bite? Nuko nguko wahindutse. Mpindukane se mwana. Ubu si yo ngumi wacu wagize ngo Karara we yari kumenya ubwenge bwo kuzana inaha mwana. Shareka wowe ntabwo uzi ukuntu ngiye nkumbuye Karara. Uzi ko wagiye gushira hafi kwezi ntamubona. No ntabwo uzi ukuntu ahangayitse. Kandi naye ndahangayitse mperuka kumubona muri ya mvura igihe namusezeraga. Hagiye gushira hafi nk'ukwezi ntamubona. Ariko murarenze mwana. Sha aremye. Turenze gute si iki kandi? Mwana mwaranyemeje cyagiye kabisa. Mwana gusa sabune ikora akazi kayo gusa niyubawe tu. Kubera gucura urufunguzo se. Buriya ari ndamwemera byatari. Uzi natahaba mwana. Usuretse ko namisha ikintu ngiye kumeresha urufunguzo ntabwo ari kuruma. Ariko si ubwo wizera gutare na mwana. Uzi ko mbona atari uwo kwizerwa se. Sha nuko ari ni gato. Uriya mwana ataba poke ntabwo nawe wari kubaho. Ariko si ubwo kuki wizera na mwana. Nuko ari iniga mwana uriya mwana. Uzi ko yataba nawe ntabwo wari kubaho mwana poke. Kuko na Karara uretse kumurangira rudafa bika imfunguzo mwana ntabwo ari kumenya ubwenge bwo gufata imfunguzo ngo ajye kuzicurisha bro. Wapi Karara aritonda ntabwo yabikora mwana. Aba yifitiye ubwoba kandi nta nuguze ukuntu yitwaye none imbere ya rudafu nkimara kubura. Mwana niyo yambura iterwa kabisa rudafu yari kutubona kandi ukuntu yarakaye. Kiriya cyuma yari bwagikoreshe ibintu bibi cyane. Ariko ntago byabaye nyina. Ubundi se bwa wari ubwa mbere yishe umuntu. Mwana ubuzima cyane rwose ibyo nkubwira ndabizi. Iminsi maze mfungiye hari iwabo wa Karara nahamenyeye byinshi. Byinshi nizere ko bitarimo kwica mwana. Usi ibyo bintu yabikora se. Rwose ibyo byinshi nabyo birimo n'ibijyanye no kwica n'abantu. Ko numva birenze mwana. Nari kuhagwa. Ariko menya nizere ko nubwo uwamugaye tutari butinde. Komera cyane ariko se kuki iyo bigeze kuri nge manu hitubura kanya. Erega wowe tubonanye turatinda cyane bigatuma mu rugo banuka. Uzi ko cyagiye ubwo doruka kujya gusura Karara nabeshye mu rugo ngo zirasa naho twari tukiri. Nawe se hari icyo bitwaye? Ariko narabeshye nyine. Harabeshye hari ikibi tuba tuvuga se cyangwa dukora? Cyangwa ujye ubona natandukanye na ziriya ndara ku buryo wambwira gutyo mwana. Ariko ariya masaha nyine tuba twakabije pe sinzi ahubwo iwanyu niba bo batajya babikubaza ariko rwose ngiye mama umva nagabanyoroheye habe nagaga. Hari ibintu bakubaza hari n'ibyo batakubaza ariko se reka no kugumya narakubwira se kuri kubyibuha mwana kumaze kubyibuha. Nyumvira nawe rwose. Menya nawe ishuri kugoye we. Nganyumvira nk'ibintu buzanye mbyibuha gute se kandi. Aya genda da ishuri nuko iba ryakuguye nabi. Umaze kuba umusozi kabisa. Ahubwo uvuze gutyo uranyibutse ko ugiye kwa papa Karara nawe yambajije ngo ko nabyibushye. Rudafu se? Yego nyine nuko nge namuvuga mu izina ari umuntu mukuru. Aha, diregiteri w'ikigo cyacu. Yego yewe. Ariko nawe manu niwe babatinye kuvuga mu izina se. Ako se nk'ubwo koko arereka nkubaza. Aburiya nka Rudafu abari kukubwira ngo warabyibushye agamije iki koko. Wowe se kubimbwiye ugamije iki musore? Aya, twese ko tururungano. Aha, sawa nyine. Uretse ko nyine yari yiviriye mu gutembera agerageza kumenyereza kwa kuguru kwe yarananshimiye cyane pe ko namutabarije maze yanambwiye ko azansohokana muri ya santere ishyushye hahandi yayindi yo mu mpinga. Yewe we noneho urarangiye ahubwo se ibyara rwa rufunguzo sera uri gucurishiriza agapasi ngo bimeze bite? Ibyara rwa rufunguzo rwo niba uri kuvuga ibyara igihe agapasi yanumye ngo ndumwibire diregiteri meya ni ukuri n'ubu rwose ntabwo agapasi arabimbwira yakomeje kubimisha. Ariko se ubundi njye nanibaza impamvu gapasa gutuma urufunguzo ubu uzi se ubu ngiye kwa gapasi mani mubaza impamvu ahubwo ashaka gucurisha urufunguzo rwa Rudafu pe. Cyuri biratangaje cyane. Oya ariko nawe ntugakabye ibyo se birakumarira iki? Ako se ubwo koko uzi ko uzakora amabara mwana nyamara uzakora amabara
mpora mbikubwira. Gute se? Ubu se koko urabizi neza ko Gapasi yabaye ikirara agendana n'ibirara mani noneho umva gucurisha ifunguzo. Ubwo se ubwo ngubwo wabwirwa n'ikizo funguzo ari gukusanya cyose ikintu agiye kuzimaza. Ubwo ntashaka gukusanya imfunguzo z'amazu y'inahe gato. Oya rwose nawe rekeraho ibyo se bikamumarira iki? Ari kuzi gusetsa bikamumarira iki? Ubwo se ntiyazatwiba mani agahita yigendera. Oya rwose nawe rekeraho ibyo se bikamumarira iki? Nge rero ubu ngiye muri ghetto ndahava kandi mbimenye. Oya meya ndakwinginze mbabarira pe. Oya, Please meya mbabarira ibyo bintu ntubikore. Wigiye dore rwose ibi bintu nibanga. Meya ndakwinginze pe. Nukuri pe oya garuka. Mani umva nkubwira nge ngomba kurwanya ikibi Oya meya ndakwinginze garuka rwose. Oya ngomba kurwanya ikibi kitara. Oya meya urabizi ibintu nibanga nukuri pe. Mani wapi wigumye ungarura tungomba kurwanya ikibi garuka ibintu urabizi nibanga. Meya bitarenga hagati yacu pe na Gapasi namenye kubizi. Ngomba kurwanya Oya meya nukuri. Meya nukuri ndakwinginze pe garuka meya nukuri meya Yesu mana noneho ndapfuye umva ko nigenje koko mana we ndabigenza ne koko. Gapa ariko abantu bakomanga nabo injira mwana harafunguye. Gapa wafunguye urugi ariko Harafunguye injira nta kibazo mwana. Se burya hari hafunguye. Hari hafunguye rwose injira nta kibazo. Ko ndeba ntakuzi se wowe uruwa he? Nduwinanga nta kibazo ngende winanga. Nge narinje kureba umujama wari utuye mahanga nyine wita Gapasi tu. Gapasi? Gapasi none nyine ndabona. None se Gapasi ari sha nyine ngemba hano ariko Gapasi araryamye tu. Yarari kuruhuka. None se nawe uruwinahe gati ko mbona amaso arayara? Ndabona ntakumenyereye inaha rwose gati. Sha nanjye ndabona ntakuzi gusa nyine inaha niho iwacu tu. Nuko nsigaye niga muri kaminuza kandi kugera muri gati bintwari gihe cye yakabisa naga umwanya mbonekamo wawubara. Birumvikana niba wiga kaminuza. None se Gapasi ari hehe ko namushakaga? Hari utuntu nashaka ko tuganiraho nyine. Ibintu ko numva nazira cyane rwose kabisa. Erega nawe Gapasi ari hano gusa nakubeshyaga araza kuba hagera mu kanya kari imbere. Akunda gutaha atinze tu none siri kumushakira ubuhoro. Yewe ni ubuhoro da. Je Gapasi se namushakira iki kindi kitari ubuhoro. Erega Gapasi nta n'ikintu wamugira si we kirara kibino se cyayogoje gati yose. Sha muvande ndabona wamaramaje kumubona. Rero reka mushaka bawicariye hanga ariko sinzi n'igihe ari buzire niba natinda. Aha yewe nagumye nanakubaza ibya Gapasi none se ubundi wese witwa Ndemani ko mbona nyine ari ubwa mbere nkubonye naha cyane byose twabihezemo. Shangiye nitwa Poke wese witwa gute? Yewe ngiye nitwa Meya. None se kuki waje hano nyine ukaza kubana na Gapasi hano? Inkuru nakubwira yawe ari ndende se ubu nayikubwira nkazageza ryari? Aha yewe wambwira niba nyine nta kibazo niba bitakubura nakwizera nkakubwira ko wambwira nta ribi ryanjye rwose. Sha rero reka nkubwire Meya. Buri hanga ntabwo nzi nanjye sinari nkuzi. Ziranye gusa ubu twamaze kumenyana. Jewe data yitwaga Rudoviko. Kugeza n'uyu munsi sinzi icyo yapfaga n'umugabo witwa Rudafu. Ngwiki? Rudafu sinzi niba umuzi. Aha sinzi wasanga atari we nzida. Uwo Rudafu yenze kunyica ashaka kuntera icyuma ngo nipfire. Byageze aho se? Rudafu ayo ngo aranziza umukobwa wiwe witwa Karara. Ampaye. Kandi nge Karara amukunda. Ampaye nka Rudafu nzi mana yake. Ariko ntabwo nzi niba ibyo ngibyo ari byo bimutera urwo rwango. Sinzi kabisa. Rudafu deregiteri wacu se? Karara uvuze Karara nyine nibuka ko neza ko umugabo bino witwa Rudafu afite umwana witwa Karara ni gute si ibyo bintu byahurira? Ariko subwo none se niwe wakuzanye hano? Oya nahageze kubera ubufasha bw'umukobwa witwa Karara. Iyo ntare yitwa Rudafu se iriyoberanya kandi yerekana ko ari umuntu mwiza kandi n'umuntu mu rwimbi. umva Poke dufite gunga tukava naye gati Rudafu ataraguhitana none naraye mbyiboneye kabisa. Nabiboneye hari iwanyu siko basigaye banaza kukurarira ngo bare ko wanatashye man. Rudafu deregiteri se? Deregiteri si ibyo bintu muri kuvuga yabikora man. Meya uri hano ukora iki? Naje kukubaza aho yuhise wihuta mani ngibanze unsobanurira ubwo ngubwo ibyo bintu deregiteri yabikora gute? Ahubwo umva icyo narenje kubaza rero. Nje hano kukubaza impamvu ari nawe mutumye gucurisha ifunguzo mani.
se mani izo funguzo ni izo gukora iki? Funguzo za diregiteri mani urazishakira iki? none se abo bantu wababonye koko? ahubwo size fete mushiki wahangayitse cyane man, ntasize ahangayitse cyane bikomeye cyane, nanabirukanseho ndababura pe. Fete yaraje se? Uzi igihe amaze gushakisha man, Poke ntabwo bizi wowe. Ko numva mufite ibibazo byinshi, ngiye kutari kunsubiza, si ubundi Rudafu mufite. Nawe iturize rwose we ntabyo uzi. Ntacyo dupfa ahubwo nuko umukobwa we Karara ari inshuti yanjye. Kandi reka twakuze turi inshuti. Wenda wowe mwari mutari mukiri inaha. Twari tutarazi. Ariko rwose tumaranye igihe kinini. Ariko nge nibaza impamvu nyine waba nanjye sinzi ikintu dupfa n'uramuka. Ushaka wanahunga rero kuko ibi bintu sinzana uzabicikira kabisa. Naho guhunga se. Cyakoze nge rero reka nkugire inama. Ntimuganga umuntu rwose ahubwo nyine ahubwo yanakwica umuntu nabonye afite icyuma. Amaye oya ariko ntabwo wahunga umuntu ahubwo wamusanga nyine mugahanga. Ahubwo Karari yatamfasha ngo ncike hari ahantu nari kwasiguzi. Reka mubwire. Erega ibyo inahigati ntabwo ari byo bikora. Ntabwo wahunga umuntu ahubwo wamusanga mugahangana. Rero inama we nakugira. Sibyo? Sinzi kabisa. Rati uyu ni umwana nakubeshye Poke. Noneho ibaze Rudafu mana yacu. Oya ntabwo ari. Amenye ko wanabwiye mama wawe ngo ibyo kuguhotera ko yigeze naguhotera. Simbizi. Reka nkugire inama rero we Poke. Sibyo? Ntabwo tuziranye cyane gusa ngiye kunumvishe wasiyo murimo hano. Wereka kugunyuriza iwanyu marira ngwino tujyane iwanyu. None se inshuti yanjye yitwa Karara. Reka mbanze mbitekerezeho numve rwose ndaza guhitamo igitekerezo cya nyacyo.